ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni Mukankusi Jeanne, n'ubundi mugiye gukomeza tuganira ku by'uru rugendo rujya mu ijuru. Tugiye kuvuga noneho ku bigendanye no kuyoborwa n'Imana muri uru rugendo. Reka tubanze dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi Imana itwitayeho, ubwoko bwawe turi hano imbere y'amaso yawe. Mana dukomeje gushima izina ryo no kurinezererwa, kandi turagushimye kuko uri kumwe natwe. Nyemerera n'ubundi dutangira kuganira ku by'ubu buhamya, Imana n'Umwana n'Umwuka wera mwemere kurukira kubana natwe, kandi abari mwebwe mutubera abayobora, utuyobore kuva kwitangira kugeza dushoje. Nuko gahunda turayikweguriye, unyemere ureke ntabari twe, ahubwo izina ryo rishyirwe hejuru kandi rihabwa icyubahiro. Kandi Umwuka wera aba ari ukomeza guherekeza, mbese amagambo yose tubasha gusora mu kanwa ajya ajyana nayo, yinjirane mu mitima y'abazayumva bose, kugira ngo arusheho kubasobanurira icyo twashatse kuvuga ku mbaraga zawe no ku rugendo turimo kugenda rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze Mana, turagushima kumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Twagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Turarisoma mu gitabo cy'Abaroma, igice cy'8 n'umurongo wa 14. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana idufashe. Turongeraho ijambo riri hano mu gitabo cy'Abagalatiya, igice cyaho cya 5 umurongo wa 16 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, ngo kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Imana idufashe kandi tugirire neza. Amagambo tugiye kuganiraho mu ncamake ni aya ngaya. Ijambo ryo kuyoborwa n'umwuka niryo tubanje gusoma ahangaha mu gitabo cy'Abaroma, kandi by'ukuri riratubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ngo nibo bana b'Imana. Nifuza ko Imana yadufasha ikatugira neza, tukemera kuyoborwa n'Imana. Ubuyobozi bw'Imana nagiye mbona iyi kuyobora ukanayemerera, abantu bashaka kuba bamanukaga yigahita ikubwira ngo yezamuka. Abazakubona abandi bari mu mwanya wo kumanuka bakabona urakasa urazamutse, bakubona nk'umusazi. Hari ibintu byinshi Imana igenda ikuyoboramo, abatari mu mwuka bakurira bakagira ngo warangije guta umurongo, mbese ntabwo uzi icyerekezo urimo. Ariko niko umwuka wera akora, akuyobora uko abyumva, akuyobora uko ashaka. Mbese kuyoborwa n'umwuka w'Imana ni byiza. Hariya mu Bagalatiya hatubwiye ngo nitwemere tuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Burya kamere zacu zirarikira ibyo umwuka w'Imana yanga. Kamere ushobora kugutegeka cyangwa se ikaguha kurarikira kujya gushaka, ariko ugashyiraho na kondisiyo z'umugeni ushaka uko azaba ameze. Icyo gihe iyo washyizeho kondisiyo, ushobora kugenda ugasenga ukabwira Imana uti Imana, ndashaka umugeni ariko uzabimfashemo. Wajya kubona ukabona Imana iguhaye ibintu binyuranye n'ibyo wifuzaga. Niba wavuga uti ndashaka umukobwa ufite taye ntoya, unanutse, ndetse ushinguye, ndetse bibaye byiza wakayoba, wajya kubona ukabona iguhaye umukobwa w'igikara ubyibushye mugufi, mbese nukango ikanyuranye n'ibyo wowe wifuza, n'ibyo wowe washakaga. Ndagira ngo mbabwire ko uburyo Imana ituyoboramo
uburyo Imana idukorera akenshi bihabanye n'ibyo kamere zacu ziba zirarikiye. Iyo wemeye kwikuyobora rero ni ukuvuga ngo ni uguhama hamwe. Niba ikubwiye ngo haguruka abandi bica ugahaguruka, nuko bimeze. Niwemera kwikuyobora nuko muzagendana. Ukabona hari ibyo abantu nyamwinshi bari gukora, wowe Imana ikakubwira iti biriya we ntubikore. Ukajya wibaza, ugasa n'uwicira urubanza mu mutwe wese, abantu bangana kuriya baraba barimo gukora iki kintu, aba ari njye ukireka. Mbese ukumva urasa n'ushaka kujya muri nyamwinshi. Ariko ndagira ngo babwire ko ubundi kuba tuzajya mu ijuru ntabwo ari ishyirahamwe. Umuntu azagenda ku giti cye agakiza ni ikinege burya. Ni umuntu ku giti cye. Rero niba Imana ikuyobora kandi ukaba uyemereye, wireba ngo abandi nibaza kubona ngize gutya cyangwa se nkoze uko baragira ngo iki. Iyo watangiye kwinjira muri ibyo bintu byo kureba ku bandi, ntabwo umwuka arazakubwira ngo byemere. Uzahinduka intagondwa nikubwira ngo uraca iburyo ujye guca ibumoso, kubera gutinya ngo abandi batangaya, abandi badatekereza ngo bigenze bite. Umukozi w'Imana bita Hoseya yari umuntu, ni urugero nshaka kubaha rwo kumva ukuntu kuyoborwa n'Imana ari ibintu bikomeye. Ariko iyo wemeye burya Imana iyo ikubwira ikintu bifite n'impamvu yakikubwiye cyangwa se bifite ikigendererwa. Hoseya Imana iramubwira ngo nagende ashake umugore wa maraya, ndetse wabyaye abana ku bandi bagabo batandukanye, aba ari we mugore ashaka. Byonyine kumva izina maraya uri bwumve ari ikintu kigoye kuba Imana ibikubwiye. Uyu munsi kakubwira ngo haguruka ujye mu migina we murokore, kandi w'umuhanuzi ufite impano z'Imana zizwi zigaragara. Ugenda ushake umugeni, niho umugeni wawe ari. Ndimo kwibaza ko muri iki gihe umuntu wakumvira Imana akavuga ati naho ngaho Imana inyohereje, reka ngende nshaka umugeni hariya. Sinzi yuko ahari byapfa koroha. Ariko Hoseya we yaremeye yumvira Imana, aragenda wa mugore wa maraya aramushaka. Amaze kumugeza mu rugo, ntabwo ingeso ye yarangiye, yarakomeje n'ubundi akajya akora iby'uburaya, akajya akomeza gukora ibitandukanye n'ibyo umugabo aba yifuza ku mugore. Navuga ngo rero Hoseya byaramuvunye, nk'uko nawe bishaka kukuvuna, uje ugasanga umugore wawe afitwe n'abandi bagabo. Yaraza agasanga yibereye mu kabari, iby'inshingano zo mu rugo ntibimure, ni maraya nyine, ntacyo bimubwiye. Abandi bamugabo baramufashe mu bikwembe, barimo baramukura baramujyanye. Hoseya yahagera akareba agahinda kakamwica agatagangara. Namwe mu byumve mbese mwishyire mu mwanya wa Hoseya. Ariko yari yakoze icyo Imana yamutegetse, nta nubwo arazi icyo Imana igendereye, ariko nyuma Imana yaje kumusobanurira. Kandi ngo baragiye baranabyarana. Nibuka ko Bibiliya itwereka abana 3 Hoseya yabyaranye n'uyu mugore wa maraya. Rero igihe cyarageze, Imana iramubwira ngo ikintu cyatumye nshaka kushaka uriya mugore, ubwoko bwanjye bwarambabaje bwa Isiraheli, babaye abasambanyi, ari mu buryo bw'umwuka no mu mubiri, byose barabikoze. Imana irababara, iravuga kugira ngo mbagutumeho ugende wumva uburemere bw'ikibazo mfite, nuko ugende warabanje kubana n'uriya mugore wa maraya, ukajya wumva ukuntu umutima we wababaraga. Uko nguko umutima wababaraga niko n'uwanjye wabaga ubabaye. Mu gihe cyose navugiye ngo n'ubu mbona ubwoko bwanjye barimo kujya mu bizira bimeze kuriya. Murumva ko nta kintu Imana ikorera guhomba, ibintu byose ibikora ifite intego. Ariko iyo wemeye ku mwuka yarakuyobora, byanga byakunda. Abantu benshi bazakubona nk'umuntu wayobye, abandi bakubone nk'umuntu wavangiwe, bakubone nk'umuntu utazi icyo uri gukora. Ahari yenda twatanga n'izindi ngero zabaye Ezekiyeli, uko Imana yamuhaye nawe, mbese nuko ngo n'ubutumwa. Ibyo ngibyo Ezekiyeli nawe yaciyemo byaramugoye, byari bifite icyo bigendereye. Ariko mutekereze, Imana imubwira ngo genda, yari umuhanuzi w'Imana wemewe, namubwira ngo genda, imubwira ibintu agiye guteka n'uburyo azabiteka.
ariko imubwira ko azabitekesha amazirantoki. Bibiliya yo ntabwo yatsinda bivuga uko byitwa. Ngo yarayihendahenze barayitereta, Imana yemera gutereteka, biramubwira ngo noneho azakoreshe amase y'inka, babyita ibisheshe, aba ari byo azatekesha. Urumva ni ibintu byo kuyoborwa n'Imana, birimo ibintu ushaka kumva ari ibintu bikomplitse cyangwa se bikomeye, ariko iyo wemereye Imana mukagendana, Imana birayinezeza. Reka ne gutinda mu ijambo ry'Imana, tuvugane ku buhamya bw'ibyo nashatse kubabwira. Hari igihe kigeze kubaho mu itorero nasengeragamo, haza kubamo ikibazo cyaje ari ikibazo rusange kireba buri muntu wese, umukristo, umupasiteri. Biza gusaba ko habaho kwideplasa, tuvuyemo tugera ahandi hantu twagize nk'umudugudu w'ubuhungiro, ahantu turagenda turahaba, ariko haciyeho igihe runaka byaje kuba ngombwa ko abayobozi bari batuyoboye batubwira bati muze dusanga abandi dusubire mu itorero, niko gahunda igenze. Mu gihe twarimo dusohoka nta muntu wigeze asenga ngo abaze Imana, kuko twari tubonye ibintu binyuranye n'ibyo twari tumenyereye, mbese umuntu wese agahita yihuta asa n'utabara ubugingo bwe cyangwa se ubwarura. Nyuma rero haje kubaho iyo gahunda yo kuvuga ngo tugaruke dusanga abandi. Buri muntu wese, twese turi abantu, nababwiye ngo kujya mu ijuru ntabwo ari ishyirahamwe, ntabwo tuzagenda mu gikunde cy'itorero, ahubwo umuntu azagenda ku giti cye. Habayeho njyewe ubwanjye kwicara ku giti cyanjye ntekereza icyatumye mva hariya hantu nkaba nagiye ahandi, none bikaba bibaye ngombwa ko hantu dusubirayo. Mbanza gufata umwanya wo kwicara ndabitekereza. Ibintu maze kubitekerezaho, njyewe nafashe umwanya wo gusenga, kubera ko barabitwigishije ko dukwiriye gusenga, kandi tugendeye no kuri ijambo tumaze kuvugana ry'uko no kuyoborwa n'Imana ari ngombwa. Ndasenga ngisha Imana inama, ndavuga ngo Mana, napanze amasengesho y'iminsi 6 ko habayeho inkubiri yo kuba twari twavuye hariya hantu, none hakaba habayeho nanone inkubiri yuko tugiye gusubirayo. Mana uranyemerera nanjye mpite nsubiranayo n'abandi, ndibariza ku giti cyanjye. Uko ndi kugenda nsenga Imana ikambwira iti wowe uretse. Umva, narayibajije ndayishimikira. Urumva gutandukana n'abantu, abapasiteri bacu dukunda, itoro ryacu ryiza dukunda, mbese na bugingo n'ubu turarikunda, ariko kwa ngo utandukanye n'abayobozi bawe bakuyoboraga, utandukanye na rya toro rye wasengeraga mukunda, byari ibintu bitoroshye ndetse ubona ko biteye agahinda. Ariko ubwo kugenda tubaza Imana uko umuntu asenze, ngiye rwose narayibaje ndayishimikira, ku buryo mu masengesho y'iminsi 6 nasenze, Imana nayibajije bimbwiramo inshuro 5 yuko ngiye maditse kugenda. Maze kubyumva natekereje ko ari ngiye usigaye njyenyine, kandi nkumva n'ibintu bishobora gutwara akanya agahe gatoya, ikazampa liberite ngasubira mu bandi. Naje gusigara rero, abandi baragenda basubira muri iryo torero twasengeragamo. Igihe cyarageze nza kumenya ko hari abandi nabo batasubiyeyo. Ubwo urumva wenda niba ari abasenze, niba ari abagize amakenga ntago mbizi, ariko nge naje kumenya ko hari abandi bantu batahise basubirayo muri icyo gihe twari tubwiwe ko tugiye gusubira mu itorero. Maze kubamenya, nari mfite akantu ka nosiyo gato k'ubuyobozi, kuko nari umuyobozi w'ababyeyi mu itorero. Ba bantu nagerageje kubashyira hamwe, abo tubashiye gushyikirana, yabwa muze dusenge. Nubwo dusigaye, ariko tugomba gusenga kuko turi abakristo, ntabwo twabaho tudasenze. Abo twaganiriye barabyemeye, baraza dutangiza icyumba cy'amasengesho. Noneho hagenda haboneka n'abandi b'intarutsi baturuka hirya no hino, barimo kumva nabo bagiye basigara gutyo, ko hari ahantu abantu basigaye inyuma barimo gusengera,
bagenda baza turagenda tuba umubare munini, umubare ufatika. Imana rero tugiye kumva twumva nayo irurutse iravuze, iratubwira ngo rero ni njyewe wabishatse ko musigara. Iratubwira ngo intego nyamukuru nari mfite, nashaka ko musengera ubugingo bwanyu, mugasengera itorero ryanyu, mugasengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo twamaze kubyumva turishima, tuti twari tuzi ko twabikoze ariko ubwacu, ariko kubera ko noneho n'Imana itubwiye ko ari we wabigizemo uruhare, reka dushikame dusenge. Twarashikamye turasenga, tukagira ngo ni nk'ibintu biri bufate amezi makeya, tugiye kubona tubona umwaka urashize dusenga, tubona imyaka 2 irashize dusenga. Ariko nagira ngo mbatangarize ko ntabwo twari twagiye gusenga gusa, ahubwo twagiye mu ishuri. Twarahageze, Imana iratwigisha pe, Imana iratwigisha, mbese twigisha kuba umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru. Icyo bisaba nuko umuntu agomba kuba ameze. Yatwigisha ikintu cyitwa kwezwa. Umwuka wera araza abana natwe, mbese atwigisha kwihana. Bene data, kujya mu ijuru hatarimo kwihana, umva urivuge ariko ntaryo uzabona. Bisaba ko habaho kwihana, mbese ukezwa ku kanini no ku gatoya. Umwuka wera arabiduhishuriye, arabitwigisha, ndetse noneho araza akorera muri twe. Hazamo impano z'uburondozi ku buryo winjira ufite icyaha, niyo kabara kaha gatoya Imana ikagahishura. Buriya rero umuririmbyi yararirimbye ngo kwihana si ubuhanga, ngo cyangwa se guca mu bwenge, ngo keretse kwanamiza kuri umunyabyaha. Nagira ngo mbatangarize ikintu cyitwa kwanamiza. Navuga ngo niko gukira ku muntu. Iyo wakoze icyaha, ushobora kugenda ukagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, uri umuntu w'umugore, warangiza ukaza ukigira nyoni nyinshi, mbese ukijijisha ukiyoberanya, ugashaka nk'umuntu umwe cyangwa babiri, mukagenda mugasigiriza cya cyaha ngo urebe ukuntu mbese witwa ko kivuyeho. Ariko ndashaka kubabwira ko Imana ishaka ko twihana twanamije. Hari ukuntu twe twajyaga dusa n'ababyitiranya, umuntu akavuga ngo buriya ngo uwo muntu ngo aramutse ngo agiye ngo akihana ngo abantu bose babyumva, ngo urugo ruba rusenyutse. Mbese ubundi ubwo mbabajije, urwo rugo ubundi rwari rwubatse? Iyo umugore yaciye inyuma y'umugabo, ubundi urwo rugo rurubaka isoko? Iyo umugabo yafashe icyemezo akagenda agajya guca umugore w'inyuma, ese wambwira ngo urwo rugo ubundi urwo rwari rwubatse? Kwa ngo ataza kwatura, akatura mu bantu, ngo noneho ngo ibintu bikaza kugenda bikavugwa. Umva, ndagira ngo bakurire inzira ku murima. Kwihana ni ukwanamiza, ukajya hari ukavuga ko wacumuye ku Mana. Ariko mureke imbabazi. Niba leta z'isi zishobora gufata umuntu wakoze icyaha, umuntu yibye n'igihanga aragifite, bakamucisha kuri televiziyo, bakavuga ati uyu muntu yibye, ni ukugira ngo abanyarwanda bose cyangwa se abenegihugu bose icyo ari cyo cyose bamumenye, nawe kandi bimutere ipfunwe ubutaye kuzongera gukora ikosa rimeze gutyo. Ariko baramutse bamuzanye bakamuhishira, aje acuruza ibiyobyabwenge, baramufasha. Iyo leta imufashe kuri televiziyo kwitangaza, urumva leta irashaka kugorora abenegihugu bayo. Noneho twebwe turabo muri leta yo mu ijuru. Abenegihugu bajya mu ijuru birasaba ngo niba habayeho gukosa hakabaho kurenga umusitari. Ubundi umuntu ukijijwe ntagomba gusambana, umuntu ukijijwe ntagomba kunywa inzoga, umuntu ukijijwe ntagomba kwiba. Niba wacitswe ukabikora, anamiza. Burya mu ijuru ndagira ngo mbabwire ko Imana twigisha ibintu bikomeye. Nta munyacyubahiro, nta kuvuga ngo njyewe ndi umunyacyubahiro. Oya, icyubahiro uzaba ufite imbere y'Imana nuko uzaba warihanye neza imbere y'Imana. Nta kuvuga ngo njye nari umutunzi, nari mfite byinshi.
oya, ibyo si byo Imana izareba. Icyo Imana izareba ni ukuba warihannye neza. Rero ibyo bintu Imana yarabitwigishije, itwigisha ko tugomba kwihana tugakuraho icyaha n'igisa nacyo, kandi twigisha ko nta cyubahiro cy'icyaha. Aho ngaho dusengera umuntu n'inkundi, niba wagize intege nke, ngwino ujye hagati uvuge uti Imana imbabarire, nacumuye. Niba wacumuye ko mwashakanye, umushake ugende umubwire, umusabe imbabazi. Ibintu twigishwe n'Imana, iri shuri twize ni ibintu bihabanye cyane n'ibiriho muri iki gihe. Hariho ibintu by'impuhwe, ngo umuntu ngo aramutse ngo ahagaze agahagarara imbere y'abantu benshi, ngo bikagaragara ko yibye kandi yari umuntu w'umunyacyubahiro runaka, ngo buriya ngo icyubahiro cye kirabagirwa. Icyubahiro wagitakaje umunsi watinywa gutwara ibitari ibyawe, burya wari wagitakaje. Nta mpamvu yo kukubembereza, Imana ntabwo izakubembereza. Abantu bakubembereza, ariko imbere y'Imana ntabwo uzabemberezwa. Ariyo mpamvu ngira ngo mbabwize ukuri, bene data, mureke tubwizanye ukuri. Ibintu Imana twigishije nibyo ndi kubabwira muri aka kanya. Rero kwihana Imana irabitwigishije, itwigisha kujya mu ijuru ko ari ya kondisiyo ugomba kuba wejejwe ukabatunganya. Twa tundi twaha tugendana tw'amacenga, no, ibyo Imana irabiduhakaniye. Imana twigisha ko tugomba kugirana urukundo, tugakundana. Umva, ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwanga mwene se ngo bari umwicanyi. Yatwigishije gukundana. Twatangiye gusenga turi abantu b'abakene, dufitemo abantu b'abakene benshi, ariko kwa kundi Imana igenda itwigisha iby'urukundo rwayo. Nakubonaga kabiri cyangwa se undi mwene data akubona uza wambaye igitenge kimwe, ngahita mfata mu byo mfite nkaguhereza, ku buryo mu gihe gitoya babandi bose babashe kubona kuri ya muntu afite igitenge kimwe, uzajya kubona ukabona afite ibitenge nka bitanu ahinduranya, biturutse muri bene data. Kubera ko Imana yatwigishije gukundana. Imana yatwigishije gukundana hahandi tumenya gufashanya, tukagirirana imbabazi. Ukaba uzi ngo mwene data ni umukene, tugahana amafunguro, tugagenderana, tugasurana. Mbese nuko ngo icyo kintu Imana itwigisha gukorerana imirimo, ku buryo haje kubaho ibintu byo kwishyurana amazu. Ukareba ukavuga uti mwene data uyu nguyu ari mu nzu akodesha kandi nta kintu afite, ntacyo akora. Mutekereze, harimo umubyeyi w'umupfakazi, Imana yari yamuhaye umugisha, afite butike acuruza. Yishyuriye undi mupfakazi imyaka 9 amwishyurira inzu, nta gucika intege, nta gusigana, nta kureba ku ruhande. Aramwishyurira imyaka 9 irashira. Harimo nibuka ko harimo undi muntu w'umugabo nawe wafashije mwene data, we yamwishyuriye inzu imyaka 3. Urumva hari cyo gufashanya, kumenyana. Mbese nuvuga ngo twageze igihe tubana, ngenda reba mbona bimeze nka bya bindi twigishwa mu ijambo ry'Imana, bimeze nk'intumwa. Uko intumwa zabanaga zigasangira ibyazo, twazaga buri muntu wese afite ikintu mbatekereza gukora. Ngewe ubwanjye uri kuvuga, nari nararebye umuntu w'umukene uturimo, ndavuga ngo uriya nanjye agomba kubaho ku bwanjye, ku buryo rero mugeneye umushahara buri kwezi muhemba. Mbese ngakoresha ibishoboka byose, ukwezi kwashira nkagira ikintu muha. Kuwa kane twateranaga, ari kuwa kane twaba twahuye, tugakusanya ituro ryo kuza gufasha ba bantu bari muri twebwe tuzi ko bafite ibibazo, ari abanyamibabaro. Rero Imana yabanye natwe, Imana iraturinda, iragendera, itwigisha gusenga. Ibi ngibi byo gusenga abantu biyorohereza, ugasanga umuntu aragenda akigobeka ahantu, agafata agakombe k'amata n'akarindazi, yarangiza akazamanya amasengesho yirije ubusa, agafungira ingoni mu bandi ngo nawe yasenze. Ibyo ngibyo Imana biduciyeho. Wazaga wariye bombo ka kandi kagura amafaranga 10,
wagera mu bandi wicaye mu iteraniro Imana ikavuga ngo hano harimo umuntu wagize inda nini, igahita ikugaragaza ku buryo bibasha gutuma niba Imana ikuvugiye mu bandi ko wagize inda nini ikakugaragaza. Byasabaga ko byanga bikunda utazongera gukina uwo mukino, kandi bigatuma twese dutinya. Umwuka w'Imana ari muri twe, twari twaramuhaye uburenganzira agakorana natwe, agakorera muri twe, mbese umwuka wera yabanaga natwe. Ndagira ngo mbabwire, iyi Mana ifite imbaraga zo gukora ibitangaza. Twarasenze imyaka ikajya igenda yicuma, imyaka ikagenda yicuma, noneho ikintu cy'igitangaza gikomeye Imana yaje gukora, nanjye nkumva kirandenze. Uko twatangiye gusengana, nababwiye ko harimo abantu b'abakene, hakaba harimo abagore b'abapfakazi cyangwa se abagabo ariko ubona ko ari abakene. Ndabamenyesha ko dutandukana gurupe yacu ijya gusoza, twatandukanye twese Imana yaraduhaye amazu mu mujyi wa Kigali. Umuntu wese afitiwe ataha, ku buryo byagiye biva mu nkunga z'Imana. Ntabwo wambwira ngo uri umuntu ucukura wese uzagera igihe uzabasha kubaka ubona inzu cyangwa se urarizamu, ariko wajya kumva ukumva Imana iramushyigikiye, ukabona wa muntu abashiye kubona inzu. Ukajya kumva umuntu w'umupfakazi yatangiye gucuruza ari utuntu tw'uducokori dukeya twa feke, ariko wazajya kubona ukabona wa mupfakazi Imana yamuhaye umugisha aguze inzu. Twatandukanye nta muntu n'umwe udafite inzu. Icyo cyatubereye igitangaza cy'Imana hagati muri twebwe. Rero hagiye hakoreka ibintu bitandukanye, ibintu byinshi, mbese bigaragaza gukomera kw'Imana hagati muri twebwe. Ariko ikintu nababwira kiri kuntangaza muri iyi minsi turimo, murumva twabayeho turi abakristo batagira umupasiteri, batagira umwarimu. Imana yadutozaga cyane iki gihe turimo. Murabona ko turi mu gihe abantu bicaye, umuntu agomba kwitunga cyangwa se kwimenya, agatungwa n'ibyo yamenye mbere. Kuba umukristo igihe icyo ari cyo cyose, ibyo bintu Imana twebwe nabonye ko ari byo yaduteguzaga cyangwa se yadutozaga kuzabaho turi abakristo no mu gihe twari tudafite abayobozi batuyobora. Uyu munsi rero ubu hari abo birimo kugora, ariko kubera ko twebwe twari twarakoze stage, ntabwo uyu munsi ibi bintu biri kutugora, ntabwo biri kuducanga, kubera ko stage twarayikoze rwose. Ubu nuvuga ngo ngomba kuba umukristo, niyo wagenda ukanta mu gihuru, niyo wagenda ukanta mu mwobo, aho wanshyira hose ngomba gukomeza kuba umukristo, kubera ya myaka namaze ntari kumwe n'abayobozi banjye, kandi natandukanye nabo ntabishaka, ariko kubera kuyoborwa n'Imana. Imana ikavuga iti mucaha, kubera ko ifite gahunda. Urumva rero bati musengera itorero, musengera igihugu, musengera ubugingo bwanyu. Navuga ngo twagiye tubona byinshi, nzagenda babwira n'ibindi, kuko aha hantu twahigiye ibintu byinshi, ariko tunahabonera imbaraga z'Imana mu buryo bukomeye. Ibi bintu murimo kubona bagira gutyo bagashyiraho amasaha, bakavuga bati haje isaha ya saa moya, cyangwa se abantu bataha saa mbiri, saa tatu. Ibi bintu Imana yari yarabitwigisha muri iyi groupe, wagira ngo nako nsema ngo wagira ngo ahubwo ari izi ko ibi bihe bizagera. Hari imyaka twamaze dutaha saa moya. Imana yarabishyizeho itegeko ikavuga iti buri muntu wese usengera aha saa moya ajya yageze mu rugo, tugataha saa moya. Turabitora biba mu maraso, mbese ku buryo saa moya yari yarabaye saa moya. Murabona rero ibi bihe turimo ko turimo kugenda duhura n'ibihe bimeze bityo, ariko twebwe Imana yari yaradutoje. Navuga ngo ntabwo ndi bukomeze ngo mabwire, kuko twize, nzagenda babwira ibintu byinshi twize muri uru rugendo twarimo, ariko nareba nkabona by'ukuri itorero ngo rifite ibibazo. Njyewe iyo ndebye mbona atari ibibazo, ahubwo ni ishuri Imana yagiye ishyira mu ishuri mu buryo butandukanye. Itorero ry'Imana riri mu ishuri, nyiraryo aryicayemo,
nyiraryo arimo arakora ibyo arimo gukora arabizi. Bene data ba Kristo, mujye mwirinda mu magambo muvuga, mwirinde guserereza cyangwa se gusebya abayobozi batuyobora, mwirinde ibingibi tuvuga ngo amaturo ibyacumi, aho twasengeraga twarabitangaga. Uyu munsi murasabwa bene data gukiranuka, kuko biri mu ijambo ry'Imana ko tugomba gutanga icyacumi n'amaturo. Nta mpamvu rero, kubera ko dufite umwuka wera utuyobora, ni mu muyobozi inzira, ariko mwirye icyacumi cyangwa se mugikoreshe mu buryo budakwiye. Ndumva rero nasa n'usoreje aha, ariko mfite ibindi nzagenda mbabwira by'ibintu twagiye twigira muri uru rugendo. Ni birebire ntabwo nabivuga umwanya umwe ngo bisoze, gusa icyo nzi ni uko twabonye Imana, tubona gukora kwayo. Imana iraturinda, yaduhagaritse imyaka 14 turimo tuyisoza, nibwo twashoje urwo rugendo twarimo. Ariko ibyo byabayemo hagati nzagenda mbibabwira. Gusa njyewe nemeranywa n'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, kw'itorero ry'Imana rirahari kandi rirahagaze. Nubwo murimo kubona bimeze gutya, ariko haracyari 7,000 bitapfukamiye Bayali. Niyo mpamvu nta muntu ukwiriye kugira icyo ashinja undi, ngo abakristo dushinja abapasiteri ngo nibo bagize intege nke cyangwa se nibo bagenza uko bida. Oya, ntabwo ari bo. Ibi ngibi ni ibintu byabaye, Imana yemeye ko bidushyikaho. Ahasigaye nimureke tugende twitoze kuba abakristo, dufite abayobozi batuyoboye cyangwa se ari ntabahari. Aho ngaho Imana yo mu ijuru idufashe kandi idushyigikire ndetse idushoboze. Ariko itorero ry'Imana rirahari kandi rirahagaze kandi nirizima. Ntimukangwe n'iyi miyaga mubona, ntimukangwe n'ibihuha n'ibihuyera. Itorero ry'Imana riri mu ibanga, rirahari, rirahagaze. Rero nimureke twe kwitana ba mwana mu rugendo ngo abakristo dukondana abapasiteri, abapasiteri mwe mwadukondana abakristo. Ibi bintu umuyaga waje, Imana yarabyemeye. Ahasigaye nimureke turindire, kuko twamaze iyo myaka 14 turi ahantu twigunze. By'ukuri ntabwo ari byo twe twagambiriye, nta nubwo ko twabishakaga, ariko Imana arimo ko twigisha. Ubu rero no kwanga ishuri, mwese muririmo, umuntu wese aho ari mu ishuri, ariko mureke twigendeza tutazatsindwa. Imana ibaha umugisha. Nzakomeza mbabwira iby'urugendo, ukuntu twarugenze n'ukuntu twagiye duhuriramo n'ibintu bitandukanye, mbese tukirukandagiramo. Babandi n'ubundi navuze ngo naba abapagani bo mu rusengero nk'uko mwene data yabyise, bagiye bantuka ibitutsi bitandukanye kubera kudasobanukirwa. Bakanyita amazina, ngoto, iravuze, intagondwa, farawo, inyamyuka mibi, uwarenze umusaraba. Ariko ntawe ndenganya, kuko iyo wagiye mu buyobozi bw'Imana byanga bikunda nuko abantu bakubona, abatemeye kuyoborwa nayo bakubona ukundi. Rero nzakomeza ababwira ibindi. Imana ibaha umugisha. Reka duhindire ahangaha kuko ni birebire, ariko Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bakomeze kubaganiza no kubigisha iby'iki gihe turimo, kuko ni igihe cyo gushungurwa kw'itorero cyangwa se kw'abana b'Imana. Ariko ndabifuriza ko mu bagabo nyabagabo tugakomera tukazarangiza iri shungura tutabaye inkumbi, ahubwo tuzavemo amasaka mazima cyangwa se imbuto nzima, natwe tuzabashe gutabaruka amahoro. Imana ibaha umugisha. Turashoje mu izina rya Yesu. Amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza. Umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza. Ngo kuko wakije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?